uyu munsi hinduka umusemburo wo kugira ngo umuryango wawe wongere uzane amahoro, hongere habe ubwiyunge, hongere habe gutabarwa, ya makimbirane na za nduru bishire mu izina rya Yesu. Umusemburo wo kugira ngo umuryango wawe uve mu bukene, umusemburo wo kugira ngo urushaka rubi ruhinduka amateka mu muryango wawe. Haleluya. Umusemburo wo kugira ngo igihugu cyawe cyumvire Imana, cyubaha Imana. Uyu munsi itorero rya Yesu riri gutukwa mu gihugu cy'u Rwanda, abakozi b'Imana bari gutukwa, abandi byaranze, abandi bakiriye bayari muri bo. Ariko uyu munsi hinduka umusemburo kugira ngo itorero ry'Uwiteka rigumire rabagirane mu izina rya Yesu, kubera yuko nta ntwaro zikuzimu bazamure kuturwanya izagira icyo zikora, kubera ko turi umushumi wakuwe mu muriro, turabarokotse b'Uwiteka, turi ubwoko Imana yitoranirije. Imana yadukuye mu mahanga menshi, isi ifite biliyoni hafi 8 z'abaturage, ariko bake cyane nibo Uwiteka yatoranije, kandi mu bo yatoranije bake cyane nibo basizwe, nibo basigiye umurimo w'ubutambyi, nibo basigiye umurimo wo gukorera Imana. Nimvuga abatambyi ntimwumve bano banyamadini, nimvuga abatambyi ntimwumve ba bishop, ntimwumve aba pasiteri, ntimwumve abaki abapadiri cyangwa abashehuya. Abatambyi n'abana b'Imana bose bemeye kuzamura igicaniro cy'Uwiteka. Uyu munsi se uremera kuzamura igicaniro cy'Uwiteka? Ni wowe cyangwa dutegereza abandi?